bura nagakora siko mu rusengero wabuze ko ngemeruka yo kera cyane. Nagakora siko ndi nako rwose. Aya kamwe nzi bakavuga ngo nzakagendana mise nyibuka buri. Ako bura niko nitugera mu rusengero ariko tuzakuririmba. Nzakagendana wowe sinitugera mu rusengero bari kukuntu nasirimba. Gute unyerekeraho urugero rumwe gato naye ndahita mbyibuka byose buri. Nabonaga mu rusengero nakabyinaga kuno ngo nanjye ndahita ngafinya ruku uko karaniko koma we mu rusengero turahashyushye byore reka tugenda twaje. Zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana agakiza k'Imana zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana zakagendana. Ntumbwire ko rwose tuje gusengamo. Umva n'urunguru rwose nitagomba tuje gusengamo tugahamiriza Imana tukanje. Ugakote ngaka narirayeho tugomba gusenga bakubwiye bari muna twishyura. Gusenga nago bakwishyura gusenga baje gushaka Imana ukayishaka kugira ngo igukiza ahubwo twatinze tugende. Abandi batangiye Mana akererewe Mana urusengero rwashyushye nako tujye guhimbaza Imana. Zakagendana agakiza k'Imana we agakiza k'Imana yo Uno ngubu se dusanga amateraniro arangiye. Buriya se tujye kugenda gisazi tugatugenda urumva twagiye. Haleluya beneda. Amen. Pastor gifi. Sinzi ko nawe wavuga amena kandi wambaye ingofero y'abasiramu. Wagiye ka kwitenya ibintu k'uyu munsi na ID yabaye. Usheri ndura hangaje. Yowera. Pastor mumbabare rwose inakaranya kana kagufira. Ashe baba twihishemo. Usi ingofero yajyanagaye. Ntuzongere kugarura ingofero mu rusengero y'abasiramu. Ibyo nacyo. Ahubwo mbwira mugenzi wawe ati nawe wahageze. Bwira mugenzi wawe ati nawe wahageze. Nawe wahageze. Shimwe. Bwira mugenzi wawe ngo nutahura rya. Icyaka kirahari se ku rusengero. Natwe nk'abavumbi ntabwo tuba twaje gusenga. Twaje kurara ko ubwo ari icyo kurya. Kutaragera kure amateraniro agitangiye nangiye kumva abantu babazanamo ibyo kuvumba. Aho nta bukwe bwabaye. Kote nagiye mari ngo nta kuvumba nakujya bihari. Unaza gusenga naje. Nanjye kano gasuti naje ne ipasi kataje kuvumba ubuse ndagacyura nta kintu
gakoze. Aho waba ufite amakuru ra? Ikigo kirimo. Kiryo kirahari. Ahubwo ni ibyo ngibyo. Bakristo ba Yesu mwicare. Tube dusoma ibyanditswe byera. Mwicare. Turya ibyanditswe n'umwuka. Mwicare tubirye ibyanditswe n'umwuka. Turabisangira. Turabisanga mu gikoni cya Matayo. Asa hano ya plastique wazanye ngo tujya hara ku gikoni. Ngiye nayizanye buriya. Mfite n'ibyo maze. Haleluya abantu b'Imana. Haleluya ubu nisanga. Pastor ntabwo bizi koko sinakubwiye. Ntabwo uzi isaha. Iyo numvise ngo wagize ibyago rwose ngo baraye bakwibye inshuti y'Imana. Ngo baraye bakwibye. Yakuza mbanje guteka agakoma k'umwana. Kandi mwe agakoma. Agakoma k'umwana kandi avuye mu rusengero. Nanye nibyo ndi kwibaza. Nari nzi ko ari yambwa yawe bakwibye. Genda wiyicarire. Nuko mubiri yaranditse ati Yesu ararira. Byaretse pasti. Urahabona ariko. Siko bibiri irimo ibintu byinshi ngenda habona. Naho ndabona pe. Nanjye mabonye. Reba kiriya gifi pastor yambaye. Ako aba pastor bikige nawe nabinzara bega iki. Naturabona yambaye usanga turi koko bajya Turi yarabuze kuryo yambara igikweto cyasamye. Bajyana mu nzoga mani n'itabi. Cyambanza kiraje pastor kirongora n'indaye. Yesu! Umvase mwana masu. Buriya ba Kristo turabakuraho ikimwa. Tuza gutanga igiseke. Igiseke cy'amaturo turekemo ingofero. Turashyiramo ingofero buriya. Mwana gerageza ukuremo iyo ngofero kuko uhita uzancikiyeho do. Sinyizidesha. Buriya ukabubwira atari ariko nibwira atabonye. Ari turabona. Arabona. Dushobora kubona. Ngo iki ngiki kirano gikori. Yesu mutari kugamba narinze kumva ngo nyingiro ngo mutitaga amazi y'inga Islam. Genda yinjira. Nyaruka. Hano se ni muri Islam. Ubundi ko bikida. Ushobora ugomba gusengerwa. Wowe usengerwa. Haleluya. Amena tunarya ariko. Bene data rero tugiye gusangira ku biryo by'umwuka ariko tubabanza duture. Tugezweho umwanya wo gutura. turasaba umudiyakoni wacu rero ngo abagiye ku nguni atagira abadayimoni batwinjirana. Amaturo se nanga ndabona bayazanye menshi cyane mwebwe murazana amaturo ari mu rusengero rw'Imana. Haleluya. Amen. Baza kuvuga ryari mutazana cyo kurya. Muvuga rero cyane ko mwazanye amaturo menshi cyane. Nabibonye. Mungu tugiye guhera ku wa mbere atura ashyira mwahangikiye. Y'Uwiteka. Numvise ngoma y'igiko. Kira cy'umuceri. Shiraho. Buriya yo tuya buriya. Ukumva biba bisowe Koresha garafure. Ubuze bene da. Nashiraga chorus. Dushiraga chorus. Shiraga chorus. Ariko ngenda turana na rya. The bull kulari na muziki. Uzaja mw'ijuru. Tuzaja mw'ijuru tudapfuye. Tuzaja mw'ijuru. Amen. Yesu arambwiye ngo imakano kantu. Yesu nta kibazo byaba rishawa cyane. Wanshewe ngeje amaje gutura njewe buriya. Njewe mitanja kujana amaturo ku rusengero. Mwe mwitonze urupara rutera icyaka. Mwe mwitonze urupara rutera icyaka ngure kubwena energy ugisomeza. Ako ndibutse mukuvara avuga ngo iyo wibye ajya ngo bagira gute atazamurana amaturo. Umva muti yakwakira amaturo yawe.
Ujisho guca umwana wacu amatungo ya amaturo yawe jana borosa kuko tujyana natabura agaceri sho ngo batumu dishashe Pastor mwana ufite urusengero rugitura amafaranga veri cyo wacisha urusengero rusigaye rukara ngo ngubaho Yebaba we jenje n'utubasho kumema ndebera Ubusabure satuye ngahe buzi niba ari veri. kuko iki giceri cya 20 urusengero rwanyu rwacinje mwanyweye muri Uganda nk'umubwirija butumwa jeje ntadore kigenda rishaje rwarwaje kubera kubwirija ariko nuko tukigeze kungoma ijambo ndagacicika kubera ubukene ari mfite kuvidegera ya nyine ivuga ngo inkweto yanjye yaciyeho nase wongegera mu yagasiramu niko inkweto itancira ureba umutura be niyo nyine 20 tugiceri cya 20 mu rusengero birubiruco birababashe birababashegeramo Oshijeo njeke bino njebe biramba bashi muzehe byamurenze muzehe hatagwa urusengero rugitava ngo muzehe wicaye hariya byakurenze nabibonye rwose muzehe wicaye hano rwose ibyo murangane nk'iby'imbwa ahuriye ku mugeshi nabyo Pasiteri mwihangane namwe bakristo mwihangane namwe badiyakoni mwihangane umushyitsi yihangane uradoda tubaze byira muzahembwa Yesu Kristo aje kugeza igihe Yesu azazira racanye pe kanitayire rwose ubu macingoje yo kucubije wacu muri Uganda n'amaguru mwagacendwamo sha witeka z'abaguru ingurano yo kubatera ibiti Asemuse kuko bateveni. Kuko bateveni. reka nince muzehe byamurenze Se yandahira ngopa. birakureba ndagaswa uyu munsi birakureba umuntu watuye igiceri cya 20 nazi hano tumuhembe Muzingo twarabamenye mwa pasiteri mwe. Gatomboro na rogenda. Ntabwo twakongera kuba amafaranga yacu. Ariko mushaka ko umuntu yatura yarenze ve. Numvisha ngo umuntu watuye veni bigiyewe. uraje ngo tuguhembe Se cyacyo ndi niki? Rwose memba ni ngewe memba. Sha umuntu anashonje mu membe. Pastor mumere nyine. Mu membe mu. Pastor ndaje mu membe. umuceri n'inka niyo witeka se yabahaye Ni nkimwe ya Mose. nimwe ya Moses jama hano n'uwiteka guhimba bena shambe si ukibona turafe Buse hajemo n'inkoni n'imigeri ni. muraho bigishwa abigishwa se bose bari hano bose bagiye None so yasarabajya. bagiye he No munsi n'ebe nabari. cyane ya beni wa undi yajyanye Sinakubwiyeho. kandi niwo utaje uza ngo tumukubite niwo uza ngo tumukubite So savye ngo tumukubite. ugenge uravuze ngo tumuhembe reba ukuri no moto yajyana iriya beni yagatesha Pastor sinabura umuceri ngo mbure nabika nabibiye barayijyanye iyo natiye muvandi Ndikura amafaranga. ese ko niyo twatiye amaye gatatu nazo baratijyanye turapfuye muvandi Ubuse andera dukopa mwana. twatuzi ko tukiri buguhinda uyu munsi none dutegura igitaramo hano Tuzagira hano.